yewe naretse bihagije kujya gufata umwanzuro wo kwiga kubaho wenyine. Hari byinshi wagerageje mu buryo bwinshi bushoboka, ariko nyine bigenda bigorana, banca intege ngo nimbarere n'injye nyina. Byageze nyine ndavuga ati wamuganye kanige nanjye kwirwana, wamuganye se umuntu adahari sinabaho, guta umuntu umwe yaba akamara mu buzima. Bwa mbere umunsi wa mbere yabatereye bavutse yaranutse ku muhima, yaje kundeba hashize icyumweru. Naravuye kwa muganga, ngo subira iwanyu gasiya n'iki ntabwo wabishobora, n'abo bana babiri ntabwo nagufasha rwose, sinabishobora. Iwacu kugirane genda nabuza yuzu umuntu akambwira ati ko firi wishyurire mwana ariko tunze mparane se gute nakwishyura inzu sinyiraremo. Nyine urumva bagoye kubyanga. Hari ibintu ngewe mba ntakigira, utuntu tw'amarangamutima, amarangamutima gushize, utuntu tw'atuntu usanga tw'abakobwa bangana nkanjye, mbona ari utuntu tw'ubugoryi nazi ngo ntunduki. Urumva navuga ko bandoze. Wenda nshobora kuba ndi kumwe nawe none nzi ko icyane umuntu ambwiye ko nkunda mbona atankunda. Ntabwo urakira rero. Narakize mani. Kandi nsanga ari nabyo. Ikibazo nuko nabitekereza wenda nkazanga sibyo. Izuba TV mu baturage rwagati. Tubahaye ikaze mwese mudukurikiranye, twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro, ariko niba bitanagenda neza mumenye ko mwisi niko bimera. Mwisi abaho kumanuka hakabaho kuzamuka, nicyo kintu gikomeye. Nubasha kumenya ko mwisi ko umuntu ashobora kumanuka kongera akazamuka, bizagufasha iki? Bizagufasha ibintu bibiri. Niba uri ahamanuka utameze neza mu buzima, cyangwa se ubona hari ibintu bitagenda neza, ujye umenya ko ejo bizarangira, ugira ibyiringiro cyangwa se wizere ko ibyo bizarangira, ubundi usenge Imana. Niba ubona kandi nanone bigenda neza, wikumva ko hari icyo warushije abandi, ahubwo uvuga uti njyewe niba bimeze neza reka ndebe umuturanyi, reka ndebe umuntu bitagenda neza, ngira icyo mufasha kugira ngo nawe wenda ejo azamfashe, niyo atamfasha afashe abo nabyaye. Iyi ni Izuba Radio and TV, tugiye kujya tubana ahantu henshi umuntu aba yaragiye anyura, ariko ahangaha ni mu rugo. Tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye, ibiganiro bya showbiz, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro bya politiki ariko itari cyane, ibiganiro bituma uruhuka. Wowe ubaye utarakora subscribe, nakubwira ngo genda uyikore kugira ngo tujye tubana gatanu ku kanda. Ni hafi, ni akarere ka Nyarugenge, ahazwi nko kuri Rwampara i Nyamirambo. Twaje gukora ikirere, hari inkuru yavuzwe mu minsi yashize ariko abantu ntibakiyitaho. Hari umukobwa witwa Fridawus. Nimvuga fridawus benshi muramumenya, yabyaranye n'umugabo w'icyamamare witwa Ndimbati. Uwo mukobwa witwa Fridawus abantu babonye urubanza rurangira, abana ntibazi uko babayeho, ariko twe tugiye kureba uko abayeho, ubuzima bayemo, icyakora ese hari icyo umugabo amufasha, nubwo tutari bubikore mu rwego rwo kugira ngo twerekane ibitagenda, niba hari n'ibigenda turabibona. Tugiye iwe, make sure ke uba wakoze subscribe, ikindi nanone ukicara ugatera agatebe ugakurikirana ikiganiro. Hari n'ibindi biganiro muzagenda mubona kuri channel yacu kugira ngo munezerwe, kugira ngo mwishime aho muri. Abantu bari mu Rwanda tubahaye ikaze, abantu bari i Burundi ko dufite inshuti nyinshi z'i Burundi zikunda ibiganiro byacu bica ahangaha, tubahaye ikaze kandi tubabwiye ko tubakunda. N'abantu badukurikira bari i Burayi bumva ururimi rw'ikinyarwanda bose tubahaye ikaze. Nkuko nabibabwiye rero, nababwiye ko tukoze urugendo rurerure rwo kujya kureba aho Fridawus atuye.
gusurana ni ikintu cyiza cyane, ariko nka televiziyo Izuba bibaye ngombwa ko dukora urugendo tukajya gusura Fridawus aho aba. Nimwumva amajwi y'abana bato mwihangane rwose, twagezeyo ari kumwe n'abana be, ariko reka tubanze tumuhe ikaze. Tuguha ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Ibisanzwe rwose bisa neza. Ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Wenda ku bantu urabona kuhamenya biba bigoye, ku bantu bakubonye bushya babwira ahantu hariho. Nitwa Fridawus, umushiki w'abandi, umushiki wa basaza banjye ubwo nkamwa. Hano tuba bayita mu Gatare. Mu Gatare. Urangiye nk'umuntu neza uvuye nk'Iremera. Hano yahita agira Rwanda. Era mwicare. Sibyo? Kumva iki? Aba rero ni abasizi nabo barashaka ikiganiro abaswa. Ndetse barashaka ikiganiro ntibaragize imyaka, ndimbati atwereka. Era ushaka kuvuga? Ashaka kuvuga iki? Ubu no ushaka Gasuza abantu. Suza abantu. Kubira kunanira turi. Aho cara hari. Hasi dukore. Tuzaza mwarakuze byemewe. Mubeyo hano mwicare rero ngoya kwa munyaganya amagambo kwanza kuryama nona ngo mwicare. Okay. Uranje nk'umuntu uvireme. Ndanje nk'umuntu uvireme arambwira fata akamoto akugeze Rwamara ku bitaro by'Abayisilamu. Nugera Rwamara uzamuke. Uzamuke mu Gatare. Uvuye Nyabugogo naho nuko nyine. hose. Wadateze akamoto ushobora gutega bisi ukagera mu mujyi, ugatega Nyamirambo ukavamo ukamanuka n'amaguru, cyangwa se uvuye i Remera ugatega iyo mu mujyi naho amakuru y'iminsi rero meza. Turashima Imana. Niki gishya ko urasa neza rwose nkaho turasa neza nyine, nese wasa nabi. Iki gihe ntabwo bigezweho yose nabi, gusa n'ibibazo. Kandi cyiza nyine ni ukwishira. Tubazo uri ngenda tutameza yagoye. Haciye iminsi mpanga kuza wenda kubwo nanjye ntabwo byo binyereye kugera ino, ariko ubu ngubu twagize amahirwe yo kugera hano ngira ngo mbwira abantu dukurikiye ni Fridawus. Hari abagiye babinsaba ku giti cyanjye bitewe n'aho nakoreraga mbere, barambwira bati zadusure, hari n'abavuga ati tuzajyane, ariko ahantu hashyashya kuri ino televiziyo nimukiyeho kugira ngo mbanze nze ibi ni nko kuvunyisha kugira ngo banaharebe. Abantu benshi baba bifuza kureba aho uba kugira ngo baharebe, tuzagira igihe umuntu abe yagarukana n'abantu bagiye icyo bagufasha, kuko ntabwo biba byoroshye cyane. Kuri muba mukoze igikorwa cyiza pe, ntabwo biba biherutse nyine ko abantu basura abandi. ubu mu buzima busanzwe mwakora iki? Kandi ni ugushakisha nyine, ni ugukora igishoboka nyine ngo umuntu abeho. Si ibyo se akazi ndakora. Ukora ibiki se kugira abantu bakubere umukiriya? Mbere umukiriya ndasuka. Genda yagwera umuntu musangire. Koga bandimbati rwose musangire. Muri hangana abantu badukurikiye, turi kumwe n'urubyaro rwe, niyo mpamvu bimeze cyo kandi ntabwo babirukana bitewe n'aho wena ushaka gusuhuza abantu. Yego ngwino hano, ngwino hano wereke, ngwino
ngwino mbwiye amiyobora iragemo ngaho usuhuza abantu hari basuhuze good morning aho genda rero wabasuhuje ngaho wabasuhuje uwo numwe undicaye hasi nawe ubinega aho bapepera ngapepera okay ngaho genda no mwicare neza muduhe umwanya tuganire tubwiye ko usuka ese ubona bihagije kuba ubuzima bwagenda neza nyine numva wari ibiraka iyo nyine ntabonye umukiriya mba nicariye hano iyo namubonye ngakora nyine namubonye nawe urabyumva ni home tu ariko nyine icyo kurya kiboneka bigoranye ariko ntabwo nyine kibura cyane kuyo navuga ngo nyine inzara iba yisha abana wapi ikintu kiba kigoranye kurusha ibindi uretse inzu yonyine niyo ngora naho kurya bwo niyo ntaba natetse sinabura aho mbajyana bakarya abangana ntabwo bajya bangora kandi urabona ko tuba ahantu hari abantu benshi hano rwose ntabwo inzara yakwicira ni ukuvuga ko abantu mwabagira neza baba bagufasha iyo waburanye iyo byanze baba bahari ariko si amugani wenda si n'ubwa mbere mba mbikubajije rwose wenda n'ubwa mbere kuri iyi televiziyo kandi wenda n'ubyumva ntaze kuvuga nabi cyangwa se ngo abyegereze umutima bisigura isomunwa abantu bawuyoboye ikibereka bavuge rata ise w'abana nta kintu akora kugeza ubu shahabe pe ariko wenda nyine afite impamvu ze ntawamenya nuko nanjye mfite izanjye mu kubari cyangwa ari ukuntu urimo aribwa wapi kiragira ari ukuntu umugabo adafasha abana wenda bitewe n'uko abanye na nyina wenda mushaka ubugome ni ubugome ni ubunyamaswa wese ubwo wumva ari ubumuntu ni ubugome maya ko mwamubaye kose ntabwo abana baba bagomba kuba victime hari imiryango ifasha nk'abantu bagiye bahura ibibazo nk'ibi ntabwo ujya ubegera se yewe nareretse bihagije kujya gufata umwanzuro wo kwiga kubaho wenyine hari byinshi uba wagerageza uburyo bwinshi bushoboka ariko nyine bigenda bigorana banca intege ngo nimbarere n'injye nyina byagezeho nyine ndavuga ati wamuganye kanige nanjye kwirwanaho wamuganye se umuntu adahari sinabaho guta umuntu umwe yaba akamara mu buzima gusa igihe kinini kirashize kuva mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu umwaka ushize yego nyine nagiye mbona support y'abantu wenda ari nyina gusubirerera uruhare rwa serutariyo kuva mu kwa gatatu ntabwo si mu kwa gatatu gusa ntabwo mu kwa gatatu gusa niyo navuga kuva mbatwite yewe kuva nabajya mu nda yanjye nabitayeho nkora ibishoboka bakana n'izi saa sinzi rero ubu bagize imyaka 3 niba ari bwo bizagorana cyane nyine bizagorana ariko bizakunda kera iyo byangaga umugabo atari gufasha nk'abana umuntu anyuraga nko kuri se w'umugabo cyangwa nyina w'umugabo ntabwo wagerageje nko kujya mu miryango ye ibyo nabigerageje kera barambwira ngo ninjye wacu ndake ngo nibajya bagira icyo babona bazamfasha sibwo n'abo bantu babasubira imbere hari n'umuntu bahora ababyeyi ntabwo ari umwana rero kubatera umwana ahubwo nicyo kibazo ariko n'ubundi iyo uri mu bihe bikomeye nyine nawe urakomera tubu nanjye nta mikino narakomeye nizo gukomeza uri mu bihe cyane rwose bake si benshi inshuti zanjye nyinshi usanga ari njye zigira inama imyaka yawe mike rwose haryo 9 7 2 2 2 2
uvutse mu 2002 pole sana ariko nta gihambaye njye nsigayemo n'abantu bisi bafite ibibazo byinshi niba nanjye wenda mbona naho nkora ako karakaye n'uhaburaga yakwicara imihanda akicara imihanda nyine gushakishirizayo umuhanga icyo gihe ariko ibaze ku rwego igihe cyose nasaragurenze kugeza n'izi saha shaje Imana ko nararugeraho pe ntabwo ndicara imihanda muramora igishoboka cyose ngo mbe hari imihanda yose ndayijyamo ndabigusezeranyije Fridawus ngewe wenda ku ruhande rwo kuvanga ndi umunyamakuru ngewe ndabigusezeranyije urabizi wabaye nka mushiki wanjye ujye umbwira nanjye mububwira tugarutse ko nose yabiyandikishijeho basi tumva byawe urabiyandikishije umugabo avuga ati abana ntibanyanditseho bose wenda sinanabemera nabonye njya mu irangamimerere mbona bamwanditseho nimba ari byo simbizi ngewe njye wagiye nyine njya kureba ngo ni ibiki we yabikoze utabizi banza yarabikoze muri cya gihe hari amaburana ko mbere y'uko mbega ntabwo bari bamwanditseho sinzi ukuntu byagenze ejo bundi njye nari ngiye gushaka atesitasiyo z'abana bahambaza ngo nyina w'abana ninde ndavuga ni njye nyine mbabwira amazina ngo se w'abana ntase ninyavuga biraba byo mpfa kuvuga ngiye kubona mbona bise bababona abana aba urabishaka ikiganiro ngaho ugenda wicara ari barakiguha ndacenda kwa kazari nese bahita babona mpita mbona nyine tesitasiyo nyine zije mbona ari wese ndavuga ati buriya nyine byarahindutse amazina se basi arayazi y'abana kuko niyo babise cyane nzi niba yazi yagiye kwandikisha ko yanze kubita zubwo yamenye ati nimba zigiye bavukiye nabyo zimbizi ariko wenda babizi kuko byasubirwamo cyane mu rukiko n'amazina yasubiwemo kenshi abana bitwa gutya na gutya barayafashe cyangwa yaribakiwe ariko kuva bavuka wenda turigarukira no ku byatuzanye twazanywe no kuganira kureba aho utaha niba hari n'uburyo umuntu wese wadukurikirana ari hano ari hanze y'igihugu ari hehe ku buryo twajya dufatanya kurera abana bana n'abana b'igihugu we kuva abana bavuka ntarabafata gutya ngo aterure nk'uko kundi njye ndi umubyeyi kunterura umwana mu ntoki shimana ibintu byose byiwe ni intambara cyane ku buryo mbigarutseho nyine ahita kubaterura bwa mbere umunsi wa mbere yabateruye bavutse yaranutse ku muhima yaje kundeba hashize icyumweru naravuye kwa muganga ngo subira iwanyu ugasiya n'iki ngo iki ntabwo wabishobora n'abo bana babiri ntabwo nagufasha rwose sinabishobora iwacu kugirane gute navuye iwacu cyahamvanye se cyararangiye ntaho njya nduwa batatu ntaho njya ubwo nyine barwaserera gutyo nyine intambara zitangira kumfasha umunsi yeje akankatira gutyo ikindi gihe yabateruye ubwo n'ibyaro ubwo munsi yarabateruyeho hacamo nk'ikindi gihe njya kubatera bageze mu mezi nk'arindwi cyangwa se n'umwaka sinzi ko icyo gihe twari twasiriye nyine abana bambaye ubusa musaza wanjye yaje nyine turi kubiganiraho ibintu nk'ibyo mvuga ati kuva abana bavuka baricaye barakambakambye barahagurutse baragenda nta mwenda bazi we yabaguriye ibyo byiciro byose babaga bakeneye kwambara twe yabaguriye tubaguriye bari mu nda yanjye bambaye ubusa rwose bigaragara ingana iki se yabaguriye utwenda ducya nka buri wese nkatungahe tuhita tubasiga mu mezi 3 byari danje icyo gihe nyine ahita abagurira utwende ibisarubeti buri wese nka 2 n'imipira oya icyo gihe
nkagura ibisarubeti 4 imipira 4 n'ibyo n'icyo gihe rero ubwa gatatu yabafashe n'abajyanye y'abantu ndarenda kubansinda mu maso ndavuga nakira iwabo ahabanye ndabamo bamuhaye abigira inamba none habancaho wallahi ndavuga se nandi umubyeyi aranbansubiza ariko yari waramusize ubamusigira nk'igihe kingana barabamuhaye ariko tuvuganye ngagiye kumpa igishoro ngo nkore uragaruka wenyine cya gishoro nakinyima arabaguma ahita nambuza no kubasura cya gishoro yakinyimye yambuje no kubasura nanjye ahita mwongera ndabamwaka none ndabwa mu bansubiza amaze hafi ukwezi nasanze wana cyakora mama w'umuntu ari mama w'umuntu ubwo yaguha amazi gusa wallahi bibaze ko nasanze barasufe barananutse barasubiye inyuma byatari ngo kandi ngo bararya ngo nge sinabagaburira ndongera ndabagara batora ubuzima urumva ubundi yongeye kubabonaho niryarira bamufunguye yashize nk'icyumweru ngati ndashaka kubona abana ndavuga ati nta mutima mubi harabareba nyine bana ko batinya abantu batazi bamwanze atayigendera ariko nta nubwo yabateruye yaje aho nakoreraga mu Gatsata baramwanga ubwo hari mu kwa 9 ubwo kuva mu kwa 9 kugera ubu naraba aho twarahuye wowe nawe twarahuye hariya ruguru twarahuye Nyamirambo hariya ku muhanda hari mu modoka nyine ndi kumwe n'ababiyoka kenshi koko iyo nta muntu mfite mbasigira ndabagendana turi kugenda nyine tugiye kureba umukiriya nyine twadusanze mu rugo twarahuye ku muhanda pe arimo aragenda aranatureba turamureba arayikomereza ubwo yumva ko nabwo yababonye natwe twiyambukira umuhanda turigendera mu Gitega twe tugiye ngiye gusuka umuntu mu Gitega icyo gihe ubwo n'ibyo by'umuswa nagenda ariko ntacyo bisaba cyo kuza birasaba amasengesho akomeye bigasaba kugira ngo agarure umutima babe bazamusengera abana basengera ababyeyi babo nkuko natwe dusengera abacu babe bazamusengera singaba paka bazakure bazamusengera nzamuhamagara umunsi rekana nawe kudasura abana numva ko ambwira uretse ko ambwiye nawe nababara ntiza kuri telefone ubusanzwe se wenda nk'ikintu wumva ubwo buzima bumwe bwo kurera abana buragoye ikintu kiba dukora nk'inkuru ni ukugira ngo byibuze hagire n'umuntu waboneka marayika murinzi kabisa avuga ati ndabonetse ngiye gufasha uyu muntu wowe akazi wumva kwikora reka pana bamugiye kwandi ikintu wakora ni ikibonye nk'igishoro ngiye narakoze pe nabonye igishoro urumva ndakora kandi ugasanga ugiye guhamagara iyo nimero mwiyore rekana nawe sinshaka kumva ijwi rye rwose rimera werewere sinkubeshye nyumvishe wadora narerijinjeho umwuga mubwire nti ubwo ngubwo narakoze nyine nabonye igishoro ndakora cyane ndazinduka nkataha amajoro nkaryama ndi nkazinduka ndi ewana ntabwo nahagize ariko ugiye kumva intoki zanjye wazumvishe ngaho genda wazumvishe oya subirayo ndahumura ngaho genda ugakura ndakura nyine kuko yadepanse nyinshi urumva nishyuraga inzu ebyiri nishyura umukozi ni ibyo kurya by'abana bakarwara nk'abavuza nakoraga botike
abakiriya bakaba bake, amafaranga yo nyine yo kwinjiza akaba ari make, bakarwara nkabijyamo. Twashyize nk'ahantu hatari nyabagendwa, hatagendwa n'abantu benshi. Yo nta kibi koko hari muri karitsiye. Ako nyine abakiriya n'urabizi iyo umuntu atangiye bizinesi kandi nayita ntawo kandi nayitangije benshi ngo nabakopi ubundi bakajya bavuga gukopa nibo ubwo bari abakiriya n'abambuzi. Ubwo icyo gihe nyine abakiriya bambanye bake kandi agashoro kose nari mfite. Subirayo wakana hariya vuba. Ngagenda mu majyamuhoro. Naje tuganire. Genda bimazirani ni. Ngaho mujye mu nzu mujye kuryama. Haguruka shike. Haguruka. Cara hari. Icare eva wicare nka. Shanye n'abapete bakandwara na mwana amafaranga ugasanga ari gushira muri ibyo byose. Nangira kujya mfata amadeni nyine abantu baranguza nyine barukuntu bamuziranye akagukopa ukazajya ugenda umwishyura. Ewa. Madeni ambana danje byarangiye ngurishije mbivo. Byose kandi abigurishije abo nishyura amadeni byihoreye. Urumva tangurisha mu rugo hari intebe ntanzigurisha. Icyo gihe n'inzu twahagamo itatu yimuka nyine tutatwiyizira hano. Bakuma bunye naje Nyamirambo niho nabaye ndi umukobwa nyine niho nzi mu Gatsata ntabwo nari mazi. Ndi umugore. Oya iyo wabyo wowe umugore umukobwa ari umuntu utarabyara. Ubwo ngubwo nikanibizira hano mvuga ati ntabwo inzara izanyicira abana, hari inshuti hari abavandimwe bazabagaburira, nuko guhita niyizira kwikodeshereza n'ahangaha. No kuvuga ubu ubonye igishoro wakora iki ki? Komereza ibya saro wenda nibyo mbona bipfa kugira mba nkoresha nyine dawo. Narabyize. Nabyize mu mwaka ushize. Nyine nabonye amafaranga nyine ndishyura ndiyigira. Mbese simbikora. No kuvuga umuntu abaye agira gufasha yagufasha mu gushinga salo. Akora salo kuko ari gukora nyine uretse no gusuka gusokoza cyose ndabizi. Ibyo ndabizi. Nzajya nkurangira nuko abasitari baba bagiye gukora nk'amavideo nabyo birashobora kugenda za makeup uzazishyiremo. Makeup ntabwo ndaziga. Nize nyine gusokoza gusuka n'inzara. Uri kwirwanaho kandi abantu urumva nyine umwuga wari sawa kurumva business yarahagaze ubuzima burakomeye nkomeza gukoresha ibyo nigiye nkoresheje amaboko yanjye kandi nta gishoro. Hako nyine babugoye abana adafite aho bagusanga kandi kujya kuvugana n'umuntu ufite saro kishyura iseta nako batakuze nabyo ni danje. Cyangwa nyine imirimo yo gukora aho myinshi ufite no kudakora se mu kazi kabari kenshi nuko nyine ngiye mba narakoze nkanahomba narabonye aho bipfira mfite ibintu byinshi nyine mbona nagakoze ibihe bisubiye inyuma nyine ngongera nkabona cyagishora ariko nyine ntacyo mfite nyine umuntu aba yarahombye. Ako nyine nako mba nagize pemba naragerageje nyindwana yurwanaho rwose nabyo tuba dusaba ahana kuri televiziyo Izuba. Ndabizi ko igira abantu benshi bayikunda iki kiganiro waba ukibona wibereye mu rugo aho uri hose ugira umutima ari gusaba ku Mana hari no kuvuga ati ubufasha mfite n'ubu kugira ngo turerere igihugu kuko umwana avutse ungana gutya wavutse mu 2002 kubona ari kurera abana b'impanga wenyine n'ikintu kigoye. Wenda dusoza ko ntabwo turi butinde wenda nk'inama wagira nk'umuntu uri kunyura mu bihe wanyuzemo wavuze ko usigaye ufite n'inama wagira abantu bari kunyura muri ibi bihe. abantu baciye mu bihe nk'ibyanye nyine
akenshi nyine umuntu utarigeze ubicamo ngo acike intege sibyo oya gucika intege nyine icyo gihe uba wibuze nyine nta hazaza uba ufite nta nzu uba ukigira kuko usinzi niba uba ukinaryama ngo usinzire twa kundi nyine utangira kujya mu biyobyabwenge mu burayi ibintu nk'ibyo ariko mu gihe ibyo bintu bitarakora ko uriya muntu wese mfite icyo namubwira kuko ntabwo nabigezemo ngo menye uko bababwaniriza ahubwo utaracika intege ukomeza guhatanya nyine kugira ngo arebe ko hari icyahinduka ukivuga ngo ejo ni heza ubwo niwe nabwira ni ukuri biba bigoye cyane kubyara ukiri umwana mutoya kandi nk'abana nabyo mfite imyaka 18 abo bafite 3 nzuye kubisaho n'amezi 9 n'abatwize urumva ko nyine harimo ariko ye ntabwo nshaka kubyijamo cyane ko bavuze ko ewana nise mbikatira biriya ubwo wabyo ufite bareke bariya baba turi gushaka kwiteranya n'abavandimwe kiriho cyawe nyirizina icyo wivugira nuko wabyo ufite 18 abatwise ariko mbabyara 18 yuzuye numva byari bigoye ariko narabikoze n'abandi bana tungana ndabizi birabagoye cyane abantu bicamo ukarira ukagira amaraka gukamukamo kuba sinzi nimba hari umuntu ugifite amarira no guteta cyambere no kwirinda kamateka yakwisubiramo ngo nkaye mbe ndaha ejo undi ndamukikiye wapi kirinda ababashuka kwirinda ababashuka nta muntu mwiza muri iyi si w'umuhungu ntabwo muri cyo cyangiza abana urumva kandi bakunda guprofitira mu bibazo nuko nibereye mu bibazo cyemba nabuza y'inzu umuntu akambwira ati ariko firi wishyurire mwana ariko tunze mparane se gute nawe kwishyura inzu sinyiraremo nyine urumva bagoye kubyanga ushobora kutabyanga ko wanabyemera ukamenya uko ugomba kwirinda kugira ngo buke kabiri ubu ntabwo nakurenganya uri umuntu ufite icyo ubikorera ariko nakurenganya ntacyo ubikorera urumva nyine amasomo aba ari menshi usanga nyine abantu amasomo tugenda dufata ahindura ubuzima bwacu nk'uwari ibintu ngewe mba ntakigira utuntu tw'amarangamutima amarangamutima gushize utuntu tuntu usanga tw'abakobwa bangana nkanjye mbona ari utuntu tw'ubugoryi nazi ngo ntunduki urumva wajya mu rukundo mukunde w'imvura urimo navuga ko bandoze wenda nshobora kuba ndi kumwe nawe none nzi ko icyane umuntu ambwiye ko nkunda mbona atankunda ntabwo urakira rero narashyize mani kandi nsanga ari nabyo ikibazo nuko nabitekereza wenda nkazanga sibyo none bita nsanga ari byo ugasanga ko gatagukwiye nta muntu umenya umuntu ngo aramukunda cyane urabimenya ko babiri ugasanga wapi babiri gusa benshi ariko mbwa hari umuhungu nigeze kubona mujyana kuri The Choice mujyana byacu yawe bumuretse tuzamukarukaho tumufatira reka tumwiyorere ariko ikintu mba nshaka kuvuga ni uko niba unyuze mu kintu kikakubabaza ubwo nturakira ntukirizongera ngo ko urukundo rubaho ikintu cyakubabaje kongera guhura nacyo ntitugafata umwanya turira cyane ahubwo dufata umwanya duhanagura ibiturisa oya nibyo nise nzanirirwa ndira nihanagura ejo nkomeze mbyuke ndira wafashe umwanya ukareba icyo kikuriza ukagikura mu nzira nicyo ikibazo si uko warize ko kurira ni byiza binaruhura umutwe ahubwo warijijwe n'iki icyo cyakurijije ukivane mu nzira yawe amarangamutima y'ubugwa ryapfuye ni ubugwa ryirega gusa wifata ngo wakunze umuntu ukamwizera ku rwego rw'uko mva nta nubwo yanaguhemukira nabyo byiza oya da soko tubenda nta n'igikwe nshaka
hakuze ko ugenda unganga abantu ndiye umuntu tuzabana nawe ubwo tuzakora kareka sigaye mbona biteye ubwoba kubera sigaye mbona agatanya ari daje muratandukanya ngo zari kofi zamujyanye ngiye tuzabanira amata umuntu uzanshaka ntizamugora nta gikwe ahubwo azansaba anywe ubundi dukora akarori ko muri famiye gusa uriho ugenda nkanga kabisa umuntu urimo kwigiza hirya nesha umutwe cyangwa akabona gushaka wizeye kugira ngo akabona nawe bidahura regaruka ukuntu bahana nyuma nimuhuze icyo gihe nta kigoranye kirimo nikomereza nawe yikomereza nta gatanya ngo biduteshe umutwe ubundi umugore nyawe ntaba agomba gusiga umugabo niko byagenda nubwo yamukubita nubwo yamugaraguza gato ntabwo yamukubitira ubusa kandi nkamudunda ngabo twamuna bayaciye muri byinshi mu mabare sinzi wazunza naho imikino kunkubita ndankudunda nduwese nduwe ariko nanone icyo ugomba kureba kuko abantu badukurikiye rwose bumve ko ibintu uvuga ndiye sinkushyigikiye bitewe n'uko ubundi hari igihe byose ibintu byose bisobanurwa n'igihe uyu munsi ni njyewe kandi njyewe wa kera ni njye w'uyu ugihindukaho gusa ni ibihe nyine bigenda bihindura umuntu uhinduka ariko ngasigara ndi fridawus sinzi impamvu najya mpinduka ngo nanjye njya kwitwa n'isimeta nkava muri 2002 nkaba muri 2020 ngakomeza ndiki ariko zaza ndanga ngahinduka ugahinduka mu bindi ariko wowe wanyawe n'ujya unahinduka urahinduka kubera ibikorwa wenda niba nahinduka ngo ndi fridawus ariko guhinduka kwiza nibyo byiza pana guhinduka kuvuga ngo anga abagabo bose niba icyo kintu unadisabye kuzabona umwiza nese hari umwiza mwe nabona ese kumwizera hari ubwo yabinsaba ko mbyibonera umenye muri ubwo ubundi wowe umugabo mwiza umubona gute wabyibonera gute ntuza akaguha amafaranga tu umugabo mwiza umugabo ugena ugukunda akakora inshingano ze se zikorwa inesi inshingano zikorwa n'iki nubwo wasa nta mafaranga kurya n'iki ahubwo z'ubwo bazabagabanya bake oya mubarira umbwire iba burya ukoresheje iki niba ntayo ufite oya ntabwo ari ngombwa ibirenze yayandi niyo murafatanya ariko yayandi atuma mubaho n'ejo mukabaho kongera mukabaho kugeza birangiye ibyo ni byo by'ingenzi si ngombwa amazu meza si ngombwa amamodoka si ngombwa iki ariko ikintu kigomba amayibobo zirayagira ntirya se hagenda igacakura nk'iyo fone igahita irya ibiceri igahita ijya kwiramira hafi aho urumva ko nayo iba iyafite uriya mwakundanye yajya igutamo ko iyo yibye dusoza kuko iminota yagiye ndagira ngo ugire icyo usaba wenda abantu bawe ugire icyo ubabwira bikurikiranye n'iki kiganiro twakoze abantu banjye byibuze bagende bame subscribe kuri fridawus official bame subscribe banshyigikire nyine kugira ngo nanjye nibimara gucamo nanjye nkabona uko nkora neza yarahumye nakifotora iyi ni ya kera mwana yamaze guhuma iyi impano banyiherene yarahumye mba nyikoresha n'umushinga nayihawe n'umumama nkunda cyane cyane abina oya aba hanze
ariko ndamukunda cyane mama Jimmy. Ndamukunda cyane pepe. Nubwo aba yacecetse ariko ndabizi ko aba n'abafite ibibazo bitamworoheye ariko najye agira avuge buriya nanjye mbamukumbuye. Naramubonye naje kudusura. Kamaze guhuma rero nanjye no kukarya ejo bundi bamama cyemeta nkareka. Nkashaka kandi ariko nyine channel yo bagende bame subscribe kwenda hari utuntu nyine mba ndimo ndagenda ntegura nimba n'uburyo nukoramo nzagenda nanjye mbatamo. Urakoze cyane rero Fridawus official ndaguha link opening kibazo ni ni atampinga musacinge Fridawus official. Mama ngura yitwa Moses bose barabikora. Ni ubikora cyane wewe. Uri bisire iki kiganiro abikora. Akendaza kubaha link rero mu pininge. Hari ibintu mbona ngenda negura byinshi ariko n'ubundi ni imishinga. Mugende mudushireho. Sino? Ndagushyiraho utundi. Ndi mwana ninde wagusutse we namubaza umuntu wamusutse. Ndagusutse. We era ninde wagusutse? Ninde wagusutse? Ngo niwe. Ninde wagusutse? Ninde wagusutse direde? Aracyari bato. Nkotoje none kandi bajya bamvuga. Mabana mutarimo munyicira isoko ku bantu bafite abana mwene mbasukira. Bazajya baza ubakorera akazi. Wakoze cyane rero kandi Imana iguhe imigisha. Urabyemera kitanga. Amen. Imigisha tuzagaruka ndimo ndashaka uburyo urabizi hari witwa Fabrice hari abandi bantu bagiye batandukanye bagiye batwemerera ibintu aho bari bibika ibyo bemeye tuzashaka umunsi tuje tugusure muvuna we Fabrice aho ari Canada beke muri Canada ubwo beshi bizasaba abantu b'abadiaspora ko babeshya nabo tubagaye kabisa aho mwageze n'umugisha mwagezeyo mujye mwibuka na bene wanyu mwasize mu Rwanda rero reka tukweke ubwo tuzafata umwanya n'abo bantu bagiye batandukana tuze dusura abana dufite icyo tuzanye kugira ngo babone urukundo. Nakaguhe yari televiziyo Izuba twizere ko mwaryohewe n'ikiganiro inyunganizi cyangwa se niba ubonye ibitagenda neza ibyo bavuze ntibigushimishe ntimutukane rwose inyuma ya kamera twari turi kumwe na Moses murakoze cyane tuzasubira ubutaha. Bye bye. Izuba TV mu baturage rwagati.